dukomeje kwigira hamwe ijambo ry'Imana. Ubushize twize ibirango birindwi biranga Imana, kandi iyo mvuze Imana mbavuze Data wa twese na Mwana na Mwuka Wera. Ubushize twageze ku kirango cya kane, ubu tugiye kwiga ikirango cya gatanu. Murabyibuka baduteze amatwi ubuheruka. Ikirango cya gatanu kivuga ko Imana ihoraho, itanura, ntigira intango, ntigira n'iherezo, kandi Imana ntibyara, irarema. Yaremye Rusuferi, irema abamarayika mu ijuru. Muri iyi si irema isi n'ijuru n'ibibirimo byose, ariko ni ibintu. Muri iyi si irema umuntu, Adamu na Eva, ni umuremyi. Iyo ntigira uwayiremye, abangabo uko ari batatu ntawaremye undi. Bahoraho, ntibagira intango, ntibagira iherezo, ntibapfa. Muri Zaburi 90:2 havuga yuko bahoraho. No mu Byahishuwe igice cya mbere 8 havuga yuko ari Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, nta ntango nta herezo. Mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere 17 haravuga hati, ni nyiri ibihe byose, ntapfa. None rero abantu bakunze kuvuga ngo Yesu yaramfiriye ko adapfa, ariko kugira ngo abe umukiza wacu byabaye ngombwa ko abyarwa n'umuntu. Uwo muntu uwo yasamye yamusamye mu buryo bw'ibanga ry'Imana, ntawe uzapfa bimenye. Asa mu mubiri, ntiyasamye Imana, asa mu mubiri w'umuntu, kandi mu buryo bw'Imana ari Imana, kugira ngo haboneke ikizapfa. Kuko hari ubumuntu n'ubumana bwe, yabyawe n'umuntu yitwa umwana w'umuntu, ataretse kuba umwana w'Imana. Uko nyiri iyo nda twasanze ko ari Mwuka Wera, ariko mu buryo bw'ibanga ry'Imana. Bibiliya igira ibyo tubwira n'ibyo itatubwira. Itubwira ngo ibyo ni ibanga ry'Imana, tukabyakira kubwo kwizera, kuko igitabo Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Ni nyiri ibihe byose, ahoraho. Hapfuye ubumuntu bwe, ubumana bwe ntibwapfuye. Yakomeje kuba Imana kuko avutse yitwa umwana w'umuntu mu mubiri. Mu bwonko bwe akomeza kugira ubumana bwe, yitwa umwana w'Imana, uwera w'Imana. Ntabwo Mariya wavukanye kamere mbi yajyaga kubyara uwera, cyangwa ngo abyare umwana w'Imana, kereka ahuye n'Imana mu buryo bwayo. None rero
ahangaha iki kirango cya gatanu ntapfa ahoraho. Hapfuye iki se? Hapfuye umwana w'umuntu w'umubiri, ariko ubumana ntibwapfuye. Ubumana bwe n'ubumuntu bwe. Ubumana bwe yabyawe na Mwuka Wera, ubumuntu bwe yabyawe na Mariya. Icyabyawe na Mariya nicyo cyapfuye, icyabyawe na Mwuka Wera nticyapfuye. Ahubwo kamere mbi yavukiye muri uwo mubiri ikomoka kwa Mariya. Mariya yarayinesheje, ntaho tubona Mariya akora ibyaha. Yaravuze ati ndi isugi. Yatsindiwe n'iki? Nuko yakiriye bwa bumana. Yasinze yatumye Yesu adakora icyaha. Uwo mubiri ntupfe, ntukore icyaha, akawusubizwa utaboze. Niwe yaje guha abamukunda, abemera kuwakira, bakakira ubumana, bagatsinda ubumuntu bwabo. Mariya yakiriye ubuntu bw'Imana, kamere y'ubumana imubera insinzi yo gutsinda kamere yavukanye yo kwava. Ngiye cyo Yesu yaje kumara, yaje gukora. Cyo ni ikirango cya gatanu. Tukiri kuri icyo kirango cya gatanu, nagira utubazo mbazaho cyane cyane. Hari mutubwiye ko Yesu yapfuye ariko umubiri wakongera akawusubizwa utaboze, kuko utakoze icyaha. Ubwo ntabwo yari ashubijwe ubumuntu nanone, kandi yari agiye kujya mu ijuru. Ubwo ntiyajyanye ubumuntu. Ashubijwe ubumuntu utakiri bwa bundi bwasinze gukora icyaha. Ubwo yasubiye mu ijuru ari umuntu noneho. Yes. Yasubiranyemo, yasubiye mu ijuru afite uwo mubiri, ariko urimo ubumana. Igihe uwo mubiri wabambaga, ubumana bwari mu bwonko ntibwabambwe, ntibwagezweho. Kandi yarapfuye. Yesu ubwo umuntu apfuye, soma muri Luka. Ubwonko nibuhita nabwo bugira. Ni ikiri mu bwonko, si ubwonko. Ikiburimo. Nsome muri Luka kangahe? Luka 23 mamarebe. Luka mwumve, ubajije ikibazo cyiza cyane. Binahoze mbisoma. Luka 23 urupfu rwa Yesu. Nuko isaha zibaye nk'esheshatu, haza ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Izuba ntiryava, ngo ni mu ipfa rya Yesu. Umwenda ukingiriza ahera cyane w'urusengero utabukamo kabiri. Aho abantu batarebaga barahareba, kuvuga ngo gahunda y'ibitambo irashize. Byasuraga igitambo gikuru, none kiratambwe, umubiri wa Yesu. Yesu avuga ijwi rirenga ati, Data, umva utega amatwi. Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo, umwuka urahera. Mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Ya mpumeko igiye ku Mana. Ya yindi Imana yahumekeye mu muntu imurema, mu mumarayika imurema, ububasha bwo kumenya, gutekereza, guhitamo mu mudendezo. Icyo ntigipfa gisubira iyo mu
ukomeza usubira ku Mana umubiri ugasubira mu gitaka uvuyemo. Ati mu maboko yawe akira. Hari icyapfuye n'ikitapfuye. Mu Mubwiriza 12 mbe naho harabisubiza. Nawe ugiye kuba umwigisha ukajya wigisha abandi shaka jya ubaza kuko bazakubaza ibyo bibazo. Mu Mubwiriza 12 umurongo wa 7 aravuga ibintu iyo bigeze ku iherezo ryabyo. N'umukungugu ugasubira mu bitaka uko wahoze, n'umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. Rero byujuje ibyo muri Luka. Ubwo ni ukuvuga umwuka usubira ku Mana ntabwo uba upfuye. Ntabwo uba upfuye. Ariko ni umwuka utari uduhumeka. Ni umwuka bwoko ki bwo? Ubugingo. Hari uduhumeka. Oxygen. Oxygen no kubaho. Turahumeka ugasohoka. Ariko ubugingo rusohoka kereka umuntu apfuye. Hanyuma uragira uti mu birango biranga Imana iberaho nani ihoraho. Nicyo tumaze kubona. Hanyuma tukabona ko hari igihe kizagera isi ikagera ku iherezo. Kandi Imana na hano mu isi irahari ko twabonye ko ibera hose cyane. Ubwo isi nimara kugera ku iherezo hano Imana ntizabihavuye nabwo ikaba itagihoraho agiye kurimburwa n'umuriro ntizashya. Ururembo rwayo ni mu ijuru. Iza muri iyi si hagendereye. Sibituye. Ifite ururembo rwayo mu ijuru. Ariko ikagenderera iyi si. Nk'uko Yesu yaje ayibaba amaherezo arataha. Pastor itekereje ngo nisi zarimburwa n'umuriro koko niyo urebye ibimenyetso bibiri kunivuga ubona tuzashya. Ikibyemeza nuko mu gihe cy'umwuzure amazi yarimbuye isi. Barabihakanaga ubu abasayantisi barabyemeye. Ubu birashoboka yuko isi nayo izashya neza ishirire akazanywe n'icyaha cyose gashire haremwe isi nshya. Hazaremwa isi nshya. Ntabwo Imana izarema ishingiye ku kantu kose kazashya kabivu ivu ritumurwe n'umuyaga. Ireme bushya. Twebwe se wenda abazaba bara abakiranutsi bazabugwa baragiye mu ijuru. Abanyabyaha babone ubwiza bwa Yesu barambarare ku isi bapfe. Bashya. Oya ntibazahera ku bashya. Barambarare ku isi. Abapfuye ari abanyabyaha ibituro byabo bye gukinguka. Ibyo abakiranutsi bikinguke bahabwa imibiri mishya bahindurwe bajyanwe mu ijuru. Ubwo uwo muriro uzatwika iyi si. Uzatwika Satani n'abamarayika be n'abayoboke. Abandi abakiranukiye Imana bibereye mu ijuru. Ubwo nibo bazagaruka gutura mu isi nshya. Umuriro uko bizamara imyaka 1000. Bashya. Oya. Intumbi zinukirana kwisi reba kwisi bose. Ibisiga birye binanirwe. Inyamaswa zirye zinanirwe. Satani gihana zahanwa. Amara imyaka 1000 azera hagati y'izo ntumbi avuga ati uyu nicyo bikoze. Igihano kibi.
abo yoshyaga bakamuyoboka nta n'umwe. bose hazaba ari imirambo bimara imyaka 1000 nta guhambwa ntaki. none ubu baraguhamba neza ngo jenoside bagahamba amagufwa yawe, hari igihe utazahambwa. pastor urumva amaherezo y'icyasha, mbere ko tujya ku kindi hari igihe utazahambwa sha, ari ukuba uri aho ku isi uri nyuma rero y'imyaka 1000 nibwo Yesu azamanuka muri Yerusalemu nshya n'abera. wa musozi yazamukiyeho Elayono awukandagizeho ikirenge hacika ikibaya kinini cyane, Yerusalemu ijyaho. aho niho hatazagerwa n'uwo muriro. Yerusalemu abera bayirimo, ubwo abera bazahita bajyanwa aho ngaho, boya bazajyanwa mu ijuru bamara imyaka 1000. yo ni nyuma y'imyaka 1000 ishize. noneho Elayono iri mu isi, Satani abone Yerusalemu nshya, azi ko abera barimo na Yesu, akore kuba abarwanyi b'ibikenya, ba Napoleon, ba Hitler, ba Khrushchev n'abandi bakomeye b'Ikenya bazi kugaba ingabo, abasirikare bakuru ati nimuze dutere kariya kadugudu tugahiriki, azarinda apfa atihariye aho kwihana cyarwara. amaze kubona ibyo aguyemo abantu, none abantu bose bazuke bose abapfuye uhereye kuri Adamu bazaba bangana iki? ni benshi. irenze ivugiro ku isi itiyongera, ubu bazabona aho bakwirwa, ni ukukandagirana. noneho bazuke aho gutura batakadugudu tugatere. Hitira Lusuferi agaba ingabo bakora intwaro z'igitangaza, bagende bakagote ako kadugudu Yerusalemu nshya. imbaraga y'Imana igira icyo umuntu wese ahagarara aho ari, nta gusubira inyuma, nta kujya imbere. imbere y'umuntu wese hahita inyandiko isa n'igishirira, umuntu wese ahabwa ububasha bwo gusoma ibyanditswe imbere y'izina rye, ibyo azize, kugeza ubwo umuntu wese avuga ati Imana iri mu kuri, nziza ukuri. nta kujya impaka, nta mpaka zizaba zihari, arebe kuko azaba asoma ibyo yakoze. ko hari abavuga ngo tuzacibwa urubanza, bazabaho ngo urubanza ruzaba rwararangiye, ubu ruriho. nari ngiye kureba kuri gahunda y'urubanza, haba hari abashinjacyaha, abavoka baburana. Imana sigira abashinjacyaha n'abavoka kuko irabizi, irashaka umushinjacyaha kandi ibizi. uburana izi ibyo atekereza atarabivuga, cya kirango cya 3 izi byose nuko umuntu wese asome izina rye n'ibibi bye. umuntu wese ahabwa ububasha bwo gusoma, ni ukubisoma ariko ntacyo tuzabikoraho. afukame ati Imana iri mu kuri, nziza ukuri. aho se azaba agishaka avuka umushinjacyaha azaba ari uw'iki? ko umuntu ari uzishinja
ariko pastor ibi bintu ko numva bimeze nka hariho wanyumva wenda akagira ngo ndi guhakana gahunda zizabaho ariko bimeze nka script ya filime wagira ni script ya filime yanditswe n'umwanditsi w'umuhanga cyane ibi bintu wowe ukuri kwabyo nk'umuntu umaze igihe usoma bibiliya umuntu ugira understanding cyane ukuri kw'ibi bintu niheraho ubundi avuga ukumva bikugiye mu biti uwo mutindi w'ifilimi yabikora ubu ibyo ntekereza Imana irabizi ninde wabimenya ntawe ngiyeho ngaho rero bidahurira n'umunyafilimi niyo muremyi wa byose ihereho ukarya ibyo kurya amakeke imikate umuceri ibijumba ibishyimbo imyumbati bigahinduka amaraso bigeze mu nda ibyo mu nda bigasohoka ninde ubikora impamvu ibintera impungenge ibi bintu biri revealed birahagaragara birazwi nuko bizagenda birazwi nkibaza se ko abantu badahinduka uko biteye yego umuntu arahinduka abazajya mu ijuru n'abemeye guhinduka abazahera aha nabiyemeje kudahinduka kandi ari ubyiyemeje ubwe kandi yarabwiwe uko bizagenda yarabwiwe uko bizagira ariko akabyanga uze bakubwira bati cyane cyawe ukamuka gikora umuntu ni kuko tutiheraho wihereyeho wavuga uti byose birashoboka umuntu aratangaje umuntu akagira imigambi yo kukwica kandi muri kumwe ntubimenye kandi muri kumwe ntabwo wabimenye ariko Imana ikabimenya kuko niyo yamuremye naho reka tugera no ku kirango icyo ni ikirango cya gatanu ipfa ihoraho tubonye n'impamvu Yesu yapfuye n'ukuntu yapfuye n'uwapfuye uwo ari we icyapfuye icyo ari cyo n'icyo utapfuye nicyo gituma rero kwiga Bibiliya nibyo bizana ubwenge ikirango cya gatandatu God is omnipotent Imana ifite ububasha hejuru ya byose kuki niyo yabiremye shobora byose niyo yabiremye icyo waremye gikoresha uko ushaka aho rero haza kuza ibibazo byinshi cyane kuko ugikoresha uko ushaka ariko uburyo yaremye umuntu nanone yamuremye aho igeraho itagukoresha icyo ushaka ukanga aho ntabwo mbyumvise neza ifite ububasha hejuru ya byose ariko ntihata ntishyiraho igitugu kuko yakuremanye nawe ububasha kudahatwa ukagira umudendezo wawe iguhumekera mu bubasha bwo kumenya gutekereza guhitamo mu mudendezo ukihitiramo kubaha Imana cyangwa uhitamo kwanga kuyumvira ariko ibi nabizi yuko uzabihitamo cyangwa utazabihitamo ibi bizi ariko ntiyivangamo mu hitamo ryawe ufite umudendezo nese ubwo ibyo byaha yabimpora pastor niba ibi bizi yarandemye iravuga ngo ndemye pastor ariko yaguhaye ububasha bwo guhitamo bwo kumenya icyaha ko ari iki ari icyaha wahitamo kucyanga ntugikore aho rero niho wahitamo kucyakira kikagukoraho yaguhaye umudendezo wo guhitamo umukobwa
n'umuhungu igihe urongora uwuhatiwe ni ikosa. Imana ntiyikosa. ubwo hasaba aba asenya icyo Imana yakoze. Ufite umudendezo wawe. Pastor, ndabyumva umudendezo ndawufite nk'umuntu, ariko aho oya wivuga nk'umuntu. Imana yakuremye n'umuntu se. Oya, ubu muntu bwawe rero bwahawe ububasha bwo gusumba icyaguhata ukanga we. Imana irabizi ko uzanga umudendezo wawe. Uyu nguyu wundi irabizi ko we azemera. Kandi mwaremwe kimwe. Niwumva wa mudendezo yakoresheje umudendezo we kubyanga, nawe ukoresha umudendezo wawe kubyakira. Hanyuma Imana ikandeka ndabizi n'ubundi uzahitamo. Oya yakureka ikaba ikunyaze wa mudendezo wawe. Irakwibutsa, ikujugunya, irakubwira iti ibi uhisemo nabi, hitamo gutya. Ariko ntiguhata. Ariko iba yigiza nkana. Oya ntiyigiza nkana. Umva hari ibintu bibiri. Hari ukumenya uko uzahitamo. Urabyumva? Hari no guhitamo kwawe. Byumva ibintu bibiri. Nzi ko uzahitamo nabi. Nakora iki? Kubera ko ushobora byose. Nkora icyaha. Ukagira ugashobora byose ugoma. Ushobora byose guhitamo ye ufite ububasha bwo guhitamo ikibi cyangwa icyiza. None niba wihitiyemo ikibi nagufasha nte? Kandi ntari buvogera umudendezo wawe. Aho niho harimo mbwira uko nagufasha. Aho mu gihe wari mu ndema, ubwo ndi kuvuga nk'Imana iri mirandema. None se washagawe kurema uri ikikoresho ikandemika. Oya nk'iyi mashini ukuyikoresha. Nikosha niwihitiremo Imana ikakurema uri ikintu cyaho cyo kitiyikiramo. Icyo ugiye gukora cyose ukaza kumbaza ko shaka Imana akurema ityo. None uko guhitamo nabi ntago ari Imana yakunkizemo. No, yaguhaye umudendezo si yakuremye uri muzima. Satani azana ikibi, ugahitamo Satani cyangwa ugahitamo Imana. Na Satani nugazanye ikibi nta guhata. N'Imana nugazanye icyiza ndiguhata. Ni wowe ufite umudendezo wo kwihitiramo ikibi cyangwa icyiza. Satani yazanye ikibi, Imana izana icyiza. Guhitamo ni ukwawe. Kandi mu mudendezo ntagereranya umuntu ni agereranya Imana n'umuntu. Umuntu we azi yuko uzakora ikibi ntiyakwirirwa no kwigisha. Aho nanjye niho mba mvuga nti Imana n'ubundi kubibizi nta nubwo yakwirirwa gutakaza igihe. Oya udahawe amahirwe yo gukora icyo ushaka.
wazavuga uti kuki mwambujije gukora icyo ashaka? ntiwashinga urubanza. byaba urubanza. Imana rero yirinda urwo rubanza ikabikumenyesha iti iki ngiki uyu ni Satani, uyu ni Imana, hitamo. Ukihitiramo Satani yakora iki kandi kudakoresha agahato. Buriya Imana yari ibizi yuko Satani azigomeka cyane, iranabimubwira, akaza mu isi akadutesha umutwe nk'uko yasuze. iranabimubwira ariko aranga. Ati ndetse nanjye mbaye Imana, sinkumvira ndiyumvira, ndi Imana nanjye. Imana yagira ite? Yaramwihorera ati n'ubu nari mbizi ko ari kuzabigenza. Oya, ntiyamwihoreye, iramubwira iki cyukoze kizagukoraho, ariko guhitamo ni ukwande. Ati biramaze, bizangureho. Umuntu avuze atyo wakora iki? Pastor, tuvugishije ukuri, tuyinyure mu nyurabwenge, urumva ibintu byose Imana idukorera idusobanurira ngo bimeze gutya kandi izi neza ibyo tuzakora, urumva tukanga. Noneho rero subira inyuma rero urebe uko yakuremye. Aho niho mutamenya. Jemba numva binambabaje ukuntu. Oya, subira inyuma urebe uko yakuremye. Urigira ikintu cyawe cy'ipfumu, ntabwo yakuremye bupumbavu. None urigira igicucu. Yakora iki? Yakuremye mu buryo umenya ikibi n'icyiza, uhitamo mu mudendezo. Washaka kurema nta mudendezo wanezerwa? Washaka kurema uri umuntu utagira icyazi guhitamo, ariko urabikora mu mudendezo wawe, ukishyira ukizana. Hanyuma Imana ishobora byose, nicyo kirango turi kubona ko ibibi byose ntishobora byose ngo isenye icyo yubatse, iba yishe. Yakuremye ityo kugira ngo ugire umudendezo, uba umuntu we kuba igiti. Igiti se kigira umudendezo? ntawo. Gihitamo. Iyo gikuze baragitema, ntabwo gisaba uragitema, kijya kukurega se? Naho umuntu wapi yamuremye neza, iramwuzuza, imuha ububasha bwose, akihitiramo. Guhitamo, ububasha bwo guhitamo. Zirikana uri umuntu udafite ububasha bwo guhitamo ngo uvuge uti ndanze cyangwa ndemeye, uri mu ntoki. Ugahora baguhitiramo. aho waburi. Imana rero ibyo muvuga ngo ibigize ntibikibaye Imana, ibibaye umuntu. Wowe urashaka yuko ikubuza gukora icyo wihitiyemo, ntiyabikora. None se umuntu ukubuza gukora icyo wihitiyemo wamukunda? Ari ikibi akakiramo n'ubwo bushobozi bwo kudagihitamo, namukunda. Umva rero nta bushobozi uba ufite. Agushyizemo kutahitamo, nturi umuntu ubwo. Agushyizemo ubwo bushobozi bwo kutahitamo, nturi umuntu. Ahubwo urahitamo kandi mu mudendezo uzahasubira. Ariko Pastor, ko Imana ibizi neza ko Satani, Rusuferi, atazigera na rimwe yihana mu mudendezo we, kandi Imana irabizi ko ariko bizagenda, dukurikije bimwe twaba tuvuga mu kanya. None se mbwira icyo yakora? Yamurimbura akava mu nzira, kandi ubu bizadutwika. Oya, ni wowe uzaba wizize. None se none ndakuza kunywa ubumara ukabunywa, nicyo bukwishe? Oya, nubwo bumara babunyishe. Ngukorera uwo muriro.
na Satani rero ibyo yakoze nge mbona bihagije kugira ngo yicwe ave mu nzira. Oya niwe wihitiyemo, yarabibwiye uko icyo akwiriye gukora kugira ngo abagiye mu ijuru, ntabwo Imana yabatoranije, nibo bagize bate babihisemo. N'abagiye mu muriro nibo bihitiyemo. Byumve, kuki kanaka bishoboye ntubishoboye? Kuki muvuga ngo yarabi? Hari abamarayika bamwangiye batigeze bacumura, baramwangira kandi bari ibiremwa kimwe nawe. Bamwe baramwemerera abandi baramwangira. Hari abazajya mu ijuru, hari abazajya mu muriro. Umuntu akajyayo bihagarariye ku mahitamo ye. Icyo kibazo abantu cyarabananiye. Ariko kiranagoye. Ntabwo kigoye no kwigiza nkana. No kwigiza nkana. Mbwira wahitamo se kurema utabasha guhitamo? Oya, ntabwo nabihitamo. Kandi none se umuntu akubujije ufite amahitamo, umuntu akakuza kuyakoresha, uzi wamushima? Ntabwo namushima. Ariko ahantu hari ikibazo. None se urashima nde? Ahantu hari ikibazo. Oya mbwira ushima. Ndagaya ahubwo. Ndagaya kubera iki Imana ibibizi byose ko ari kumeze. Ikabivuga ngo ndabizi neza yuko nubwo naguhaye uburenganzira bwo guhitamo, ariko ntuzigera uhitamira iki. Ikora iki? Yakagombye kunkurira mu nzira umutuma ntagira guhitamo kwiza we Satani. Ubwo rero nturumu. Nta mahitamo ufite. Ndi kugerageza yikuremye kuzayumvira gusa. Kandi weho washaka kwihitiramo Satani. Byakunezeza. Buri Imana mbwira ko byakunezeza. Ntabwo byanezeza. Ntabwo byanezeza. None Imana yakungukira hehe cyangwa se yungukira he kuba yakungukira kuko yakuremye ikibyemeza? Hari abazajya mu ijuru n'abazajya mu muriro, kandi umuntu akazajyayo ari we bikomotseho, bizakomotse ku Mana cyangwa kuri Satani. Satani uramurenganya, n'Imana urayirenganya. Uzajya mu muriro ntabwo azajyanwamo na Satani, ni ukuri niwe uzijyana. Uzajya mu ijuru ntajyanweho n'Imana, niwe wijyanyeyo. Amahitamo umuntu akora niyo amahitamo agomba kujya. Ihene ntizajya mu ijuru kuko ntizi guhitamo. Ibikuye he? Urashaka kuba mbene se? Ingabo ntabwo Imana izakujyana mu ijuru. Yakuremye mu buryo uzijyanayo cyangwa ukijyana mu muriro. Ubu kugeza ubu abazajya mu ijuru umubare wabo Imana irabazi neza. Nubwo noneho rero ukavuga uti ariko bazajya ariyo ibajyanyeyo. Nkurikije ibyo mutwigishije ndumva bazajyayo ku bw'amahitamo yabo. Niko biri, niko Bibiliya, iyo Bibiliya siki. Iyo Bibiliya. Ese ubwo ko bazwi aho harimo confusion? Oya, si confusion, ni kuko wamanuye Imana uyigira wowe n'Imana. Urashaka yuko iba nawe uzapfa se ubimenye. Niyo mpamvu numva byanyobeye. Ni kuko urashaka kuba urashaka kuba Rusuferi. Wowe urashaka kugira ubwo bubasha bwo kumenya nk'ubw'Imana. Izi ibyo utekereza wamenye ibyo udatekereza. Ntabwo nabishobora. Ngiyo rero Imana ashaka. Noneho bakayimanura bakayigira nkawe. Yaho mbizi ntabwo nakwirirwa nkwigisha kuko sinakuremye, ariko ndakwigisha kugira ngo ugire amahirwe yo guhitamo. Kwiga ni ikintu cy'ingenzi. Kutigisha Bibiliya
ni ukuroga abantu. ariko tuvuze ku kintu cyo kwiga, hari ahantu ugeze kuvuga ngo muri Bibiliya niho dukura ubwenge. Itanibaza itandukaniro riri hagati y'ubwenge n'ubuhanga mu kugana Imana. Dukoresha iki hagati y'ibyo kimwe? Ni rimwe, ni ijambo rimwe. Ubuhanga, ubwenge twese turabufite, ariko mu nzego zitandukanye. Ubuhanga n'ibyo tandukaniro. Nkagira ubwenge, ukagira ubwenge ukandusha mu buhanga, ukandusha ubuhanga. Nabwo ubwenge ndabufite, ariko ukandusha ubuhanga. ubwo umuntu ashobora kugira ubuhanga bwo gukoresha Bibiliya, undi ntabugire. Mu gakiza tugakimwe. No, mu gucuruza nakurusha, mu korora inka nakurusha, mu kwiba nakurusha. Ubuhanga mu kwiba nkakurusha ubuhanga mu kumenya gutunga abagore. Ariko mu gakiza turi kuri nivo. Umwigisha n'umwe n'Umwuka Wera. Ko benshi bavuga ko Pastor Ezra Mpyisi ari umuhanga kuri Bibiliya, baba bibeshye. Ntibibeshye. Imana izagukiza ikurikije ubumenyi ufite n'umwete ufite. Ubasha kugira umwete ariko ufite ubumenyi buke, ukabwubaha buke. Nkagira ubuhanga bwinshi nkakurusha, nkakwigisha, ariko simbikurikiza, sinzabona ijuru ko ari wowe. Burya uba ufite iki? Uba ufite ubwenge cyangwa ufite ubuhanga? Uzi byinshi ntubikurikize. Ni ubuhanga. Ni ubuhanga ariko ubwenge ari ntabwo. Kuko simbikurikiza. Nk'umudogiteri wigisha, ariko uzi biki akabikurikiza, ijuru ni irye. Ariko si ikintu cyiyicariye ngo nta bwenge mfite. No, ukoreshe ubwo ufite ugere kuri nivo yawe. Ariko niwiyicarira gusa nta gakiza. Ngibyo rero erega kubaza ibibazo nk'ibyo nibyo bizana ubwenge. Ubumenye itandukaniro ryo guhanga n'ubwenge. Umenye ugize ubuhanga bwo kumenya byinshi, ariko ntubikurikize, icyo bizakumarira. Mbasha kugira byinshi cyane nkakurusha, ariko bike wamenye wabyubaha ukajya mu ijuru sindijyemo. Imana ica urubanza ikurikije ibyo ukora kuri nivo yawe. Ibyo uzi n'ibyo ukora. Yego, ibyo uzi n'ibyo ukora. Kandi ko utari umunebwe, Imana ntiyuzura n'abanebwe. Kuba umunebwe n'icyaha. Ushatse kuvuga no kuba umunebwe gute? Kudandukira umurimo. Ni kwica ugashaka kurya iby'abandi gusa. Tushake kurya amaraso yawe ngo ubiri ibyuya. N'icyaha. Kuba ikintu cyicaye cyo gutega kugaburirwa, gutamikwa, n'icyaha. Ubucumuri ute? Hari umuntu ubangamiye? Ubangamiye umuremyi wawe. Yakuremeye ngo ikintu cy'igipumbavu. No, Imana ntiyakuremanye ubupumbavu. Yaguhaye ubwenge bwo kumenya kwibeshaho mu byo ushoboye. Ibyo udashoboye Imana ikabigukorera. Ntabwo Imana izagukorera ibyo wajyaga kwikorera. Ntabwo Imana yagukorera ubu ufite aka kamashini uragakoresha ukabaho. Ntabwo Imana yaza ngo ikwigira imashini igiye mu isoko kuguhahira nawe icyawe urye gusa. Imana ntikorera icyo ngo nimvuga amajengesho ngo Imana iransubiza. No, Abanyarwanda shaho barabahanga ngo yambariza kwishyiga ikagusiga ifu.
umva abahanga b'abanyarwanda sha kwiyambariza kwishyiga ni uguhora wota ntuhaguruke ujye mu mbeho ujye ku zuba wiyuhakuya kubera icyaha kwiyambariza kwishyiga ikagusiga ivu abanyarwanda kuki abanyarwanda bafite ubuhanga mu migani yabo kandi ibyo bavuze ni ukuri yaguhaye ubwenge bukoresha ubwo tubonye ikirango icyo ni ikirango cya gatandatu ifite ububasha ariko ubwo bubasha ntikoresha gahato ifite ububasha ariko ntikora byose ntabwo yakoresha agahato kwica ni agahato kwica ubuvogereye umudendezo w'umuntu ntagomba gupfa niba ari ugupfa niyizire ye ku nzira ariko nta muntu ufite uburenganzira bwo kwica undi ariko igihe leta ivuga iti iri tegeko nurirengaho uzicwa ukarirengaho ukaryica bakakwica leta nta cyaha ikoze urizize uri aha cyabi urishubije ni wowe wizize ngo leta akiba bakamufunga ngo leta yamufunze ni wowe wifunze kuko utiba leta ntiyajyaga kugufata leta nayo ugakora ibigombwa byose kandi ikagufunga ngo ufite ububasha ni icyaha nibabibazo uko ugomba kuyumvira niko nayo ikwiriye kumva itegeko ry'Imana ryo kutica ikirango cya karindwi rero izi immutable Imana tihinduka uko yarira Abaheburayo 13:8 haravuga hati uko yariri mu myaka ibihumbi n'uyu munsi ntikwiriye ibyo bavuga ngo irarakara harakara useka haseka urakara Imana ntirakara ntiseka ntabwo igira amarangamutima ntigira reaction reka da shwe ubajije neza sha nigira reaction ntayo none ije kwanzura ngo ndabatwika yego sha iriya ni imvugo y'abatayizo kanyagwa bakayisebya bakayituka bakayigira umuntu warimbuye abisodoma n'Igomora ngo nzabarimbura iwanyu mpahindura ivu ndihinduka barayibeshyera ntabwo ari yabivuze n'impamuza ukuri ndihinduka mba muri Maraki 3:6 kutagira umwanya wo kwiga Bibiliya ni ibyago Maraki 3:5 kuko jyewe Uwiteka ntabwo mpinduka nicyo gituma abahungu ba Yakobo mutamarwaho kuko ihindutse ibihembo by'ibyaha ni iki ihindutse se two dukora ibyaha bitakika twapfa uragikora ikaguha igihe cyo kwihana ntigira reaction niba itandukiriye ku cyo yiyemeje ko yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu hanyuma ibyaha byakozwe nande nayo oya n'umuntu arizi hanyuma ngakora icyaha ntiyitinyica
akampa igihe cyo kwisubiraho. yego ubwo ntiyivuguruje muri gahunda yari ifite. oya ntiyivuguruje kuko iracyagiye mu musitari wo gukiza. ibihembo by'ibyaha ni ubupfu iyo wanze kubireka. nabyo byongeweho. byongeweho iyo wanze kubireka ugahabwa igihe cyo kwitandukanya nabyo. wanga kubireka nta byahora bityo urubanza rukabaho. hari imvugo zo muri Bibiliya zigaragaza ko Imana ihinduka nyinshi. nkawe wasomye Bibiliya iyo ni imvugo y'abantu hari birimo byinshi. oya biravuga ngo niyo yarimbuye ab'Isodoma n'Igomora siyo ingeso yabo. ariko hagira urimbura. oya ntabwo umuntu niwe wirimbura ntawubaho. hagira ushyira mu bikorwa icyo gikorwa. hagira uhamba wamaze kwiyica nabiboneye izina vuba aha iryo zina nibwo ndibonye. Imana ikuraho umuhanda igahamba. ab'Isodoma bari bariyishe buryo byararangiye irahamba igakuraho uwo muhanda. n'ubundi n'ubu ugenda ibyaha bikurimo uri intumbi. nintabireka nintahinduka ugahabwa igihe kikagera. nta byahora bityo nta byahora bityo. wese wagenda urupfu muri wowe bikazaherezwa. amaherezo ni ugupfa. ntihinduka ntirakara. ariko muri Bibiliya bavuga ko ifuha. Bibiliya yavuga ngo irafuha kandi ngo mu kanwa kayo hava uburakari bwotsa. iyo bagira ngo uburakari mba nkiriho sha buri kanya kose ndayihemukira ndihemukira. none ubwo abo bantu bashyizemo izo mvugo ziteye ubwoba gutyo bagambiriye iki? bari mu kaga ariko ikabaha igihe. umva ineza yayo. ndavuga abo banditse Bibiliya kuki bashyizemo izo mvugo ziteye ubwoba zo kugaragaza Imana nk'inyagitugu? kuko ni abantu. bari bagambiriye iki? ni abantu baragambiriye gutera ubwoba abasomyi. oya ubucucu. bari bayobowe n'ubucucu bwabo. ni ibicucu. hari ibyo bashyiragamo batigeze nkana batabizi nabo bakagira ngo Imana ni umuntu mbese nkawe nk'uko bazi uko. none se urigeze nkana kuko ku muntu we wabuze yuko umuntu atazakora ikintu ukirirwa umwigisha. ntabwo namutakazaho igihe. reka atari wamutakazaho igihe. ariko Imana yo ifite ububasha bwo kuguha insinzi ku buntu. njyewe nta nsinzi mfite cyanjye ni ukukubwira. ntabwo natugiye nkwigisha nzi kutaziga nzi kutazabyitaho. ariko Imana yo iba ibizi ko ubikora wigiza nkana cyangwa ukomeje. ngibyo rero ibirango birindwi biranga Imana. tugana ku musozo rero ubwo ndumva ari nka conclusion cyangwa umwanzuro rusange w'ibirango birindwi biranga Imana. twe tubishingireho tubimenye bidufashe iki kugira ngo tubashe kubaho. icya mbere ni umuremyi. ukamenya yuko ariyo muremyi yonyine. ko ari umuremyi kuki hari ababi n'abeza. ukamenya ko byakomotse ku waremwe ari intungane Rusuferi. umva uko Bibiliya imuvuga. Ezekiyeli 28 umve. Ezekiyeli igice cya 20
n'umunani 14 na 15 wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose wari Lusiferi uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetswemo gukiranirwa yamuremye ari intungane kugeza ubwo gukiranirwa kwamubonetsemo niwe witekerereje ahereye kuri kwa guhumekerwamo ububasha bwo kumenya gutekereza guhitamo mu mudendezo abikoresha nabi aratekereza ati kuki imana ari imana njye kuki ntaba imana ati umva ijambo ry'Uwiteka ryongeye kuzaho riti mwana w'umuntu imana ibwira Ezekiyeli ubwira umwami w'ituruti wo ni Lusiferi uko ni ko umwami Uwiteka avuga ngo umutima wawe wishyize hejuru avuga uti ndi imana nicaye ku ntebe y'imana iki cyaha cye uti ndi imana kandi si we wiremye ubwo kwishyira hejuru kwa Lusiferi ntibyababaje imana irababara se ibabara nkawe ibizego byarayibabaje ibabara nkawe ka Lusiferi baraga kubisa urushyi liyamukubita urushyi wavuga imbere y'umutware w'igihugu utyo ngo nanjye ndi ngo perezida ngo nanjye ndi perezida arimburwa wava aho ngaho imana rero ni ikuze abantu mu mwana bwayo iramubwira iti Lusiferi ibyo uvuze ntuzapfa ubibagiwe ubigezeho uri ikirema uri marayika nturema none uri imana uvuze kuri imana reba isi yawe n'ijuru ryawe Lusiferi biramunanira uvuze kuri imana kandi imana ni umuremyi umva akamaro k'ibirango 7 na Lusiferi byaramunaniye inde wundi wabishobora umuremyi ikirango cya mbere yonyine nta wundi ikirango cya kabiri ntivuguruzwa ariko se sinyivuguruza buri munsi ikampa igihe cyo kwihana ariko icyo nkoze icyo gihe iyo ntacyubashye amaherezo hari ife ebyiri hari urwa none nkazazuka hari n'urwo ku mperuka y'isi abarupfa ntibazongera kubaho abazarupfa ntibazongera kubaho abwira Lusiferi ati wikururiye urupfu rw'iteka ryose no kwihana arindiriye urwo rupfu nibwo nakubwiraga ntivuguruzwa yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ubwo ni urupfu rw'iteka ryose urupfuye noneho ndi n'abantu bavuga urukize ntazapfa iteka urupfuye ntabwo azongera kubaho iteka niba noneho hazabaho urupfu rw'iteka wa muriro bavuga ngo umuriro w'iteka ryose ntabwo uzabaho nta w'iteka ryose imana ni imana ashaka ntabwo yashaka kuhoroshya n'inyambabazi ishaka natubwira ngo zadutwika igihe cyose ngo ahubwo ngo uzajya tugaragaza agati turi wadushya bajya ni burusheti iri kose kuvuga urw'iteka ryose ni uko uwo kutamenya imana iyo ari yo ntihinduka ntirakara ikirango cya gatatu izi byose n'ibyo ntekereza ntarabivuga ndayibwira iki ikirango cya kane ibera hose icyarimwe ninde wabishobora
icya gatanu ntipfa ihoraho. yaremanye Adamu kudapfa, iremana Rusuferi kudapfa, baba aribo bikururira urupfu, kandi ntiyajyaga kubabuza kugahabwa. ikirango cya gatandatu ishobora byose ariko ntikora byose, ntiyabasha kumbuza icyo nihitiyemo. icyo abantu ntibakimenye nk'izira cyangwa nk'ikiza ngo bubasha yarabumpaye. cya munani karindwi ntihinduka. icyo bitwigishije ni ukumenya Imana ko atari umuntu. nta muntu wagira ikirango na kimwe muri ibyo. nta waba umuremyi, ntawe utavuguruzwa, nta wamenya byose n'ibyo umuntu atekereza, ntawe ubera hose icyarimwe, ntawe udapfa, ntawe ufite ububasha hejuru ya byose, nta n'umwe udahinduka. icyo bitwigishije ni ibintu by'Imana yonyine uko ari birindwi. nta muntu wabigira na kimwe. hariho ibindi 8 nzabigisha yagabiye umuntu akabigira bikomeye nabyo, ariko Imana yemera ko umuntu abigira. ariko ibyo uko ari birindwi ni agahazo kayo. none rero igihe abantu bavuga ngo barayubaha barayigira batazi ibyo bintu birindwi, ntibishoboka. ntabwo byakunda. ni ibyayo, ni agahazo kayo yonyine kagaragaza ko ari Imana. kuko ni ibintu by'ingirakamaro cyane. nanjye mbimenye vuba aha. n'igihe wigiye Bibiliya yego ntabizi, kugira ngo mbimenye hashize imyaka nk'itanu gusa, kandi Bibiliya ngeze imyaka 50. none ubwo wahuye n'iyihe mbogamizi yatumye utabisobanukirwa mu gihe kingana agasuzuguro ko gusuzugura Bibiliya nkayifata nk'ibindi bitabo. nkavuga nti iby'Imana yakoze ntibishoboka, nkayigira umuntu. agasuzuguro kuko Bibiliya irimo imvugo z'abantu n'iz'Imana, ubwo tuzabwirwa n'ikivugo y'umuntu n'iy'Imana. nuko igiye mukayiga wamenye utiye imashini narayizi. none se kandi n'ibindi nuko. ntabwo wajyaga kwicara imuhira iwanyu wiyotera izuba urya uri kwishyiga ngo uzamenye iyi mashini ishaka. ntabwo byashoboka. waraye henshi, urara inkera, urara amajoro, tanga amafaranga, urabimenya kuko uri umuntu. nka ntibimenya ibyo birango birindwi. kutabimenya rero biteye ikibazo mu isi yose. kutabimenya ni ikibazo. reka turangize. Mana igira neza, turagushimye kubw'ibi birango birindwi turangije, kugira akanya ko kuganira nk'aka ngaka, tukabazanya ibibazo tugasubiza. ngubwo ubuhanga uko kumenya. abibereye kuri televiziyo bakayirwaho bakayiraraho baramenya iki? ariko tumenya Imana iyo ari yo, umuremyi wacu, utuzi kuruta uko twiyizi. duhe Nyagasani ubumenyi burushijeho, kugira ngo tubone uko dufasha abandi, kandi tukomeze kutwereka uburyo, kuko igihe ari kigufi. mu izina rya Yesu.
amina.